Ega nubwo uri kwirwaza ngiye nakurakariye. Nubwo urwaye. Undakariye se habaye. Jese gute uwifata ukarwara warangiza ukanabimisha nkabibwirwa n'abandi. Ari we muntu wakagombye guhita ubimbwira ko warembye. Icyo ntahizi ko nyine ndaza kwita noroherwa nyine sinirongera gutesha umutwe. Wumva uri kunesha umutwe. Ntabwo mashaka kuhangayika. Ariko ubundi kankubaze. Uzumva ryari kutakira umuntu umwe. none uri kumbonamo babiri. Ubu kanya wisimo n'abantu babiri. Uzumva gute ko ubu ngubu utakiri single nta mukunzi ufite? Uzumva ryari ko nta ubu ngubu utandukanye n'abantu badafite abakunzi? Gute se yabaye? Umuntu yafite umukunzi niho abatandukaniye n'utamufite. Ukirwara uba ugomba kumwira sheri narwaye, nkaza nkakwitaho nkakurwaza. Ikindi kandi ugomba no kumenya, iyo ufite umukunzi agomba kuba hari mu byiza ahari mu bibi. Nge rero nkukunda urwaye, nkukunda uri muzima, nkukunda ufite ibibazo, nkukunda wishimye, nkukunda unezerewe, nkukunda ubabaye, nkukunda ukennye, nkukunda ukize, buri kimwe byemba nyigukundamo. Warangiza ukanga kubimbwira ngo ntahangayika. Ni nafuza komeza wundi. Yego. Umva aba wapfuye. Ngaho rero nimba uzanyanga napfuye sugura umva nkundo wowe. None se nzakomeza nkunda umurambo cyangwa umuzimu? Ntabwo ujye ubona abagore umugabo wabo bapfa nibongera gushaka akarinda nawe apfa adashatse. Ako nanjye ntago nese ngiye nkubwiye ko nzashaka ntupfa kandi nta nubwo uzapfa. Ubwiwe n'iki wenda se ko ntazapfa mbere yawe? Ngewe upfa imbere yanjye ntabwo nashaka. Cyangwa wenda uzapfa wenda tutazapfa nanjye nawe. Ndebera. Asubundi kankubaza. Ubu suguhera cyagiye turi muri jardin nkuvuga ngo tujye kurya muri restaurant. Ego. Na nubu urapfuye we nuraye. Na nubu umuntu aracyakurya. Uretse kunjya muri toilette nkamaramo nk'amasaha 2. Ndumva ari make. Na feri. Wabona nirukanze mukanya. No amahirwe mfite nuko hano haba mama gusa. Bazimba mu gipango cy'abantu benshi rero duhuriramo. Shiri rero mva nkubwira. Cyumba abantu ukajya urushya mama. Basi nangirega wanambwe nkaza nkagufasha. Nese ubu ngubu mama wawe umuntu wenyine undwaza hanga mama wawe rega yakurwazaga wenyine kubera ko ntari naraza mu buzima bwawe. Ariko naje mu buzima bwawe ugomba kumenya ko naje. Nanjye ngomba kukwitaho nka shiri wanjye. Nese nitubana mama wazakomeza kuza kukwitaho cyangwa nzakwitaho. Wagira ngo harimo nk'amajina ariko nk'iki kintu cyo gifumva hano kiri gufata. Ukuntu mbona umeze kabisa ndabona na jina kuzana itari buyibashe ndayisubizayo. Usubizayo? Usubizayo? Nisura y'inguri kugaragurika gutyo. Basi byuko umwe kukaje. Asha uretse. Na peti mfite. Si wumva ko utayishoboye ndabona ari ngiri buyibere. Ndabona ngiye kuba umukire. Ubu ngiye kujya ndwaza na mama nawe ndwaze. Tuhari nk'inshuti nk'abavandimwe. Haza n'abandi reka. Mubwira akantu. Bana yakoze ukuzana mu buzima bwanjye. Nawe shiri. Subiza ko mukunda. None uzongeye kurwara ngo bimishe ko ngewe uko waba umeze kose. Ngomba kuba mari mu buzima bwawe ko ndagukunda. Kaho ndebera nuko. Utwo nariye natomye. Tuje gutekera ibindi se. Basise nkwa nishi gufate mu nda. Cyangwa ibintu bifite ibintu byo kunywa na wapi. Ushaka ibyo kurya se? Kundi kukareba nkumva nakayongobeza ariko bikanga. Mfe kukanywa na kukame mama. Ntago ijitera mu nda ije se na uyibonye amavoka. Zana mfe kukanywa. Uzi ko ije ari kigura 3,000. Ubutatu byose ubiguzemo ji. Gusa uyama. Iki? Uyama. Ukayakoze iki? Ukantu ikumva 3 byose wumva 3 uzi ko umuntu abivomera amajerekani angahe wagiye ureka gupfusha amafaranga nta niyo nyinyweye. Njyewe 3 byose kakanya bite bijya mu. Ateramo ibyo. Mukunda kunywa ibyabake ibyamake n'impamvu namwe murwara mu nda mukabera gutyo.
ubu kameze